iryo zina wari utazi rirakurwaho n'agafu Imana igiye kujugunyamo, ugataha uri icyaremwe gisha, ibya kera bikaba bigize ute bishize. Irabishoboye ngo muvuge ngo amen. Ntabwo ndi kubumva, mwihangane. Irabishoboye ngo muvuge ngo amen. Ibyahishuwe 3:9. Ibyahishuriwe Yohana, mumbabarire nashatse kuvuga ibintu bibiri bituma umuntu atabatizwa mu mwuka we no kutimenya birimo, ariko yamenye icyazira gikuraho imbaraga z'umwuka zikamanuka. Ntabwo uzize kudasenga, uzize icyuri cyo utazi kuri cyo, ariko ijuru riragikuraho mu kanya. Hari izina Imana iraguhanaguraho, ifite izina ryiza. Yabwiye Yakobo ngo sinkikwita umuriganya, ahubwo ngo Isirayeli rya zina ribi ndikuyeho, ngo haye izina risha. Ibyahishuwe 3:9 avuze ngo iki mushu? Dore nguhaye kandi singira ibiryo nanikwa, singira ibiki, singira amavunane, yankijije izina ry'igicuri. Ndavuga inti kuva ubwo nashatse kubibabwira, kuva ubwo ndavuga inti wa mukobwa we nubwo utari pasitori, sindagukunda ariko nzakunda idini ryanyu. Nzagira ute iryo zina riraha. Kankubwira ukuntu umwuka yanunyunamuyeho abajura. Iyo muwuzuye ndi mugatenga, abana barambanurira ngo mvuko ivuganye nawe ngo igukijije abajura. Ndara mugatenga hitwa kwa Mama Rore, maze bigeze nijoro abajura babiri baza mukwanje mu birayi bararaha, baza bataziranye, bahuriramo. Ndi kuvuga umwuka, nje mfite icyatumye nkunda umwuka, ntabwo ari uko umunyigisha ni imirimo nabonye. Niyo wamutukute ndamwemera, ntibasengera ariko mbonye ari kugenda n'amaguru namugurira ka kofi. Nimubishobora muvuge ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri twe. Umurimo wa mbere Imana irakora ni ukuguhanaguraho izina utazi ko ari iryawe, ikaguha izina risha, ibindi bizizana, amavuta azakurikira iryo zina. Muhira agakekeramo ibyo utapanze, ugasanga uri diyakoni ariko ufite ibisambo 8, bakaja bavuga bati cya gisambo cyo kwa diyakoni noneho gitoboye inzu. Kavuga utariko ibyo natetse ibi nta birimo. Bibiliya ikavuga ngo basinziye umwanzi araza agira ute? Kimwe mu bituma mutabatizwa mu mwuka wera nibyo umwanzi yakekeyemo mudahari, ukayoberwa igihe byagereyemo. Mu ijuru hari umwuka uguhishurira igihe byagereyemo. Imana ishimwe cyane. Twakomeza hari abinyuma turi kumwe. Bwira uwo mwicaranye ngo ikubwire ibyo bakekeye mudahari. Uravuga uti ntabyo, ibyo bihato babigusize mu maguru hari, ibyo biri mu mutwe uzi igihe byagereyemo, ibiri mu mugongo uzi igihe byagereyemo, ibyo bijagata mu ruti rw'umugongo uzi igihe byagereyemo, ibiri muri madame wawe uzi igihe byagereyemo, ibyo bituma umwana aryama ukumva ati data turashize. Hari ingabo ugera iwawe, hari ubwo akina umupira n'umureyo n'umwaperi, kuki asimbuka uburiri, kuki akora boronyo akabirinduka, uzi igihe byagereyemo. Ibyo bikumira insinzi y'umwuka wera, ibyo bikumira insinzi y'abahishije. Birinduka hirya utese uri kutuganiza ngo iki? Ndi kubaganiza ngo icyuri cyo utazi kuri cyo kibi kikubuza kugera ku cyiza ushaka kubacyo. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Yesu nashimwe. Nitwa Pastor Munezero. Hanyuma kubera kuvuga cyane hamwe n'ibindi ntabwo ijwi rimeze neza, ariko njye meze neza. Ubwo nifuje
kubabwira ko mba mu rurembo rwa Rubavu, igihugu cyo ni u Rwanda, hanyuma paruwase ni Gasasa, hanyuma mba ku itorero ryitwa Rurambo, hanyuma mbana n'umudamu witwa Vestine, n'abana n'abayobozi banjye. Abo bose bampaye intashyo nimuzakire. Mu buryo bwinshi bwo gusenga harimo gusenga binyuze mu ijambo ry'Imana. Nahoze nsoma ibitabo nsangaho bavuze ngo abumvise ayo magambo, abumvise iki? Umwuka wera arabamanukira. Hariho uburyo bwinshi, ariko mwihangane mwakira izo ntashyo. Muzamuye cyane ntacyo byatwara. Murakoze. Kugira ngo iyi foto batayifata mu ijoro bagasanga ukwawe kugize gutya, bakubona nabi, kuko baravuze ngo abubaha Imana barateranaga, gafata igitabo cy'urwibutso kikabumburwa bakandika. Hanyuma rero kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Hanyuma kubera mbakumbuye ndi busome byinshi, ndasaba umusaza wabwirije mu gitondo uri buze kumfasha. Nubyemera, ariko ntabwo ari agahato, ahubwo uramutse ubyiyumvisemo baraguha mikorofone, wenda urasoma wegamiye aho, kandi humura, birafatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 4. Igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 4, umurongo wa 40. Igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 4, umurongo wa 40. Mbambashije icara ndakubwira aho urasoma utavunika. Kamanze, kamanze, hari aho turagira ngo mbwire inti nyakira mwana wa mama, urabukoze kandi nanabonye usa na marume, ubwo uravangamo nakubuvandimwe. Ihangane muvuge ngo amen. Iri jambo igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 4, umurongo wa 40. Nari ngiye kuvuga ngo mwahageze, nsanga hari ahantu nigeze mvuga ngo mwahageze, n'abatazanye Bibiliya baravuga ngo twahageze. Mbona mbacumuje kare, ahubwo abazanye Bibiliya mwahageze. Yego, ijambo riravuze ngo bahishije, namwe niho muri. Bagize ute? Mwihangane kano kandi mukumve turagatindaho. Bagize ute? Bahishije. Yari byo byose nubwo ari mu murwa ntawayoberwa ko bihiye. None iri jambo riravuze ngo bahishije. Yego, barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Ntibarushya bayiryaho. Aravuga ati nimunzanire ifu. Aragenda yijugunya mu nkono. Aravuga ati nimwarurira abantu birire. Nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono. Uyu mugabo ntiyakoze. Ibyari bipfiriye mu iyarura ntibiba bipfiriye habi. Ubu uzongera kubitera ibipfiriye mu iyarura. Noneho dusome ibyapfiriye mu iyimikwa. Ibi byapfiriye mu iyarura. Uyu muzimu ntaba ari mubi, nangwa n'uretse ntuteke. Uretse ntuteke we Safi wazabigurisha abandi. Ariko uyu muzimu uhenga bihiye. Reka mbasomere ibyapfiriye mu iyimikwa noneho. Yego, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 6:24.
ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 6 umurongo wa 24. Arasohoka abaza nyina ati nsaba iki? Aramusubiza ati saba igihanga cya Yohana umubatiza. Kadusoze abibagirwa vuba kubera ukuntu uru rugendo rwangoye. Mwihanga ejo nka saa 10 nk'iki gihe nari mu kivundi mu bwato kubera ibintu narimo telefone 900 zampamagaraga kandi ntazifataho imyanzuro nkibagirwa ko ndimo. Ariko ndashimira Kristo watumye mboneka ngaterana na Hoziyana. Vous êtes mes parents ni mvuka iwanyu niho nabatirijwe. Urumva ko tuba twahuriye hamwe tuvuka mu ndimwe. Ubwo rero wari wasohotse aze ashigikira umwana wawe. Ndamutse mbihombeyemo naba mpombye. Nabyutse saa 9 ngenda isaha n'igice n'umumotari ndamubura mubona byatinze ariko umwuka aramfasha. Ndakeka ko mushumba tasitaye cyane nahageze nka saa 3 n'zingahe. Agatima kawe natumye gake. Ibyo ngiye kuvuga byo biratuma ngiye kuvuga amagambo atuma n'abashumba baseka nubwo badakunda gusekana. N'abakungu n'abakire bose bagaseka. Mbitewe nuko urubuto rwa mbere rw'umwuka ari ibyishimo. Kandi n'udaseka turashakisha impamvu yaba atishima. Iyo kode turayikuramo. Iri jambo aya dusomye abiri rimwe riravuga ngo bahishije. Barurira abagabo ngo bagire ute ngo barye. Uwa mbere akozemo indirimbo zabiri ku mashiga zose zihinduka ubusa. Deuxièmement dusomye ngo amaze gutsinda. Amaze kugira ute hari ibintu nashatse kubaganiza ni byiza biramara igihe gito. Umuzimu wo kwa mama we uraza. Nshatse kubaganiza ko uyu mwuka wera hari ikintu akora ku muntu. Yego hari ibintu bitatu. Jean 16 Yohana ariko man ibice 16 umurongo w'8. 16 umurongo w'8. 16 umurongo wa kangahe w'8. Hari ijambo ryiza riryoshye. Ubwazaza azatsinda iki abisi. Bigaragara ngo uhuye n'umwuka wese hari insinzi azagira mu buzima bwe. Kandi mwahoze numva mwasenze menshi ariko amasengesho atagira insinzi arambiraga n'abayasenze. Ariko umwuka utagira insinzi urambirana nyirawo akagira ngo siho. Mu bintu biranga umwuka nukunesha nugutsinda. Ubwazaza azatsinda abisi. Bariya bahoze batuganiriza mu gitondo ntabwo bigishaga cyane iby'umwuka wera ahubwo buzuraga cyane iby'umwuka wera. Ubonye ikibabayeho akizana batamuzanye. Mwavuze Simoni ntawamubwirije ngo ujuru yabonye umwana nyaruka ati undi ati ndabatijwe. Abirinduka hirya ati batizwa undi ati dudusu. Birinduka muri Hoziyana ati umumama ati Simoni aravuga ati turasigaye. Kanshaka icyatanu mbahe ndasigara. Yazanwe n'imirimo ikorekeye ku banyamwuka. Buriya hari imirimo bakubonaho bakifuza umwuka. Hari imirimo bakubonaho bakifuza umwuka. Hari niyo bakubonaho
wabona umukobwa uzanye igihanga cy'intumwa kumbe ukifuza umwuka we. Elisa ateye inzara, twihute hamaze gutera inzara, murakoze narimwe mvuga twinshi kugira ngo me maso. Hamaze gutera inzara, inzara iratera, inzara iteye mwa bantu mwe, ugasanga na Hoziyana yariye imboga, abari inzara. Imboga isaga n'isogo, ugasanga na Rushema n'isogo tetse, n'abashumba bagateka, yabari inzara. Ariko ngo umuntu w'Imana arababwira ati rero nubwo inzara yabica kantume ku bana b'abahanuzi babi wanjye ndebe ko nabakiza iyi nzara. Ashaka utuntu, utuboga, utudegede, ashira mu nkono, abwira umugaragu ati cyanira. Girute canira. Ngo acanire, mu bana b'abahanuzi habamo umuntu urya cyane. Aravuga ati ariko nubwo batetse nshobora kurunguruka nkareba ikirimo, nkamenya urugero rw'ibirimo ko biri buduhaze. Nge ndabona ari benshi, nshobora kuburiramo bakabanza babicaye aha. Urumva ko bahereye ku bagabo. Abagabo baravugaga ati biba bike banarangeraho, ariko ngo umwana uri nk'iriya aravuga ati ntibirangeraho. Ariko umwigisha yatubwiye ngo niyo wakwicara inyuma birakugeraho, kuko Yesu abera hose icyarimwe. Ngo arungurutse mu nkono abona ntabwo yuzuye neza, kuko Elisa yari yavuze ati nubwo umukozi w'Imana yaravuze ati nubwo nateka duke ariko amavuta y'umwuka wera hari uko abigenza akabitubura. Uwo mwana rero ntiyamenya imbaraga zirakora, ngo abari inyufuye aramanuka aja ku gasozi, kuko yabirebeye inyuma atazi birimo neza. Abonye imitangatanga agira ngo na Elisa nibyo yashize, naho we yasizemo ibihaza by'inkogote. Uwabirebeye kure, hari abantu tugira babirebera kure akagira ngo nukuva kuvuga ngo re, akabira nk'ihene, naho hari ibanga ry'abavuga indimi ko hari aho bari. Imana ibigushishurire rero ibiri abirebeye kure rero muri aho. Ariko haleluya, ntabwo mbumva haleluya. Bene data haleluya. Biro mwisharanye ngo abirebeye kure, abirebeye kure areba imitangatanga, aveya ucaniye inkono. Aveya ucaniye iki? Hari igihe uyobora korari ariko umuntu akakuryana amacenga akaja ku gasozi akazana muri korari ibiri mu nkono utashizemo, ukazira turuva muri korari habonetsemo ibinyendaro 8 kandi mwarapanze ko muzaba intama z'Imana. Ubwo rero uba ugomba kubazwa iyo nkono igihe bwagereyemo. Abana kamvuge make, hari igihe akuveyana mu mudugudu akagucunga cyangwa imuhira agakekeramwe ibyo utapanze, ugasanga uri diyakoni ariko ufite ibisambo 8, bakaja bavuga bati cya gisambo cyo kwa diyakoni noneho gitoboye inzu. Kavuga utariko ibyo natetse ibi ntabirimo. Bibiliya ikavuga ngo basinziye umwanzi araza agira ute? Kimwe mu bituma mutabatizwa mu mwuka wera nibyo umwanzi yakekeyemo mudahari, ukayoberwa igihe byagereyemo. Mu ijuru hari umwuka uguhishurira igihe byagereyemo. Imana ishimwe cyane. Twakomeza hari abinyuma turi kumwe. Bwira uwo mwisharanye ngo ikubwire ibyo bakekeye mudahari. Uravuga uti ntabyo, ibyo bihato babigusize mu maguru hari, ibyo biri mu mutwe uzi igihe byagereyemo, ibiri mu mugongo uzi igihe byagereyemo, ibyo bijagata mu ruti rw'umugongo uzi igihe byagereyemo, ibiri muri madame wawe uzi igihe byagereyemo, ibyo bituma umwana aryama ukumva ati data turashize. Hari ingabo ugera iwawe, hari ubwo akina umupira n'umureyo n'umwaperi, kuki asimbuka uburiri, kuki akora boronyo akabirinduka, uzi igihe byagereyemo. Ibyo bikumira insinzi y'umwuka wera, ibyo bikumira insinzi y'abahishije. Birinduka hirya utese uri kutuganiza ngo iki? Ndi kubaganiza ngo icyuri cyo utazi kuri cyo kibi kikubuza kugera ku cyiza ushaka kubacyo.
icyo uri cyo kibi virigi, ariko utazi ko uri cyo, utazi ko, kuko ntiwagwanya icyo utazi, kikubuza kugera ku cyiza ushaka kuba cyo. Benshi muri mwe mukunda Imana ariko ukaba utazi icyo uri cyo nuko wagizwe. Yes, dukomeze. Ngo barateka abana bati ibiri ku mashigasha, naho ntibazi ibyo bagize ute, ntibazi. Werutse kubona umugabo wari utazi ko abajura bamuteye, araza bafite icyuma agira ngo ni umusekirite wiwe, aravuga ngo kingura vuba sha, naho ari umujura uri gusohoka, kubera ko atazi igihe yagereyeyo, ahobera uramutera icyuma. Ndi kugira ngo Imana iguhishurire ibyinjiye iwawe utazi ko byinjiyeyo. Satani afite uburyo bwinshi. Yinjiye muri Yuda, ntiyigera amubwira ngo narinjiye, kandi ntiyamubuza n'izina, akomeza kumubwira ati Yuda, ushinzwe umutungo, genda nkubikira intumwa. Yarenga hirya akabwira ab'ikuzimu ati turi bumuzane, nimumureka akomeza azerere. Yuda bicyari cyo atazi ko ari cyo, kimubuza kugera ku cyo ashaka kuba cyo. Uyu mwana aravuga ati birahiye, bakarabira kurya ibyo batazi ibyo ari byo. Dufite benshi basengera henshi, bakakira byinshi, ariko byasoromwe mu misozi, akamuhanurira ngo ahawe visa, atagira na rekomandasiyo ya paruwasi. Weburetse kadutuze murafashwa mufite icyo mufasha. Si yego ngo agiye muri Amerika atazi n'Inyagasabo, nawe agataha, naho n'ibyo basoromye ku gasozi bagasoromera mu buhanuzi bwe. Ubundi byari byiza n'ibyo basoromeyemo, kandi baracyabisoroma nimudahabwa amaso y'umwuka. Baravuga bati abagabo nzi ni bake, baravuga bati mbo on va manger à commencer par le vera pasteur Rushema Ephraim Batistanda. Rushema arahaguruka ni fiyeri ryinshi, naho ntazi birimo. Umwana akaja arabahumuriza ati muhumure biruzuye, naho nawe ntazi ibyo yasoromeyemo. Imana idufashe. Ngo agikora amati rubanda rw'umwami, mu nkono harimo uburozi. Mu nkono harimo iki? Kambaganiza. Mu nkono harimo iki? Baravuga bati vayo. Ngwino weho. Ngwino. Baravuga bati vayo. Ihute. Bati si wowe wahoze ucaniye? Ati ninje. Abariye ubonye uko babaye? Ati ndababonye. Uburozi burashinjwa nde uretse weho wayicaniye? Abicaye b'abahoziyana baravuga ati n'ubundi tumuvuga. Naho uyu abaye umurozi atazi ko ari umurozi, abigizwe n'abamuciye. Ikimana kikurinde rero, hari icyo uri cyo utazi ko uri cyo, kuko ntiwakigize, wabikozwe n'abaguciye inyuma. Ariko mu ijuru hari Imana yajugunyemo agafu. Muvuge ngo ikajugunyemo, kandi ikajugunyemo igira ute? Rambura ukuboko kw'iburyo ngo igira ute? Ni wewe uzi aho yakajugunya, aho bisharirira ariho igira ute? Ngo aje kwicara baravuga ati hagarara, sobanura aboroze utarora. Ngo aravuga ati excuse me, nge nta bintu nashizemo. Ngo umwana wabijugunyemo abonye bari gufata batetse, ngo araza yiyicarira ngati mbiswe. Iyo nashatse kubabwira icyo kintu kimwe, iyo utakize karande niziva mu gasozi, urwana intambara ziruta izo wakugize ko. Uwakugize ko aba yihagarariye,
naho weho ugenda ugira uca utinja numva ikizamutse mu itako, ariko wakugize ko afite amakime n'amatayi avuga ati ndacabyongeza. Ariko nabaganirizaga ko umwuka wera yaje kumaraho iyo mirimo ya shitani. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe, ibya kera biba bigize ute. Ngaho uje kuba wicaye gatoya kambabazi katuvuge mu kinyabupfura, yabaye umurozi azi ko ari we. Hari icyo uri cyo utazi ko uri cyo, nicyo gikumira icyo ushaka kuba cyo. Ngaho data wacu kuva mu gakinjiro, Abafilipi 3:2 havuze ngo iki? Abafilipi 3:2 havuze ngo iki? Oya nushaka nduhaguruke bati soma wicaye. Abafilipi 3:2 ibice 3 umurongo wa 2 havuze ngo iki? Musohoreshe umunezero. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 2. Mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi. None kugira ngo utavunika rekeraho. Izi mbwa zivuzwe zizi ko arizo. Wamenya ko uriyo ukarara uriyo, wahita uhaguruka ukavuga uti munkizira izina mu izina ryanjye. Ahari turi kugenda ntabwo twakora amakomantere atari mu byanditswe, mwansinda turasoma ibyanditswe. Abantu bari barimo bari nishimiye ko data wa twese, naho umwanditsi avuga ati muririnde za kanere kurivuga ikinyabupfura kitaba gike. Reba kuba wicaye mu iteraniro ukaba witwira izina kandi bakwita ini nawe ukaza uti je m'appelle Joy, j'habite à Nyabihu, je suis né en 1966, cet enfant avec une femme. Ugaprononcera ibyo bintu, ariko mu ijuru baraguhaye izina. Niyo babita ihene, niyo bavuga ngo mwirinde za hene, wajyamo brochette. Niyo bavuga ngo wirinde za ndama, wajya niki. Ariko kumva umuntu ufite pikapu agirira izina, ça peut provoquer autre chose. Mais aujourd'hui hari imbaraga z'umwuka zinagamwa agafu, iryo zina rikakuvaho ukakira izina irisha. Unesha nzamuhibuye ryanditseho izina ritazwi n'umuntu wese keretse ugize ute. Biro mwicaranye ngo Imana ikurinde izina ribi. Yewe da murebe hano, mwihangane murebe hano tugeza aho ruzingiye. Mana y'ijuru we, na karuvati imena igituza ikarimbura amabuye, ukabura icyo utazi kuri cyo. Matthieu 25, Matayo 25 1 umurongo wa mbere kugera ku wa 5 haravuze ngo umugani w'abakobwa bangahe? Abakobwa bangahe? 5 bari abaki? Abanyabwenge. Mutagira uwo mutera umwaka umuvuga abanyabwenge. 5 bari abanyabwenge, abandi 5 ari abaki? Abapfu barabizi. Kange hano niho muranyisubiriza. Icyo uri cyo utazi kuri cyo kikubuza kugera ku cyo ushaka kuba cyo. Niyo mpamvu uyu mwanya mu ijuru hari umwuka ubasha kuguhanaguraho icyo uri cyo utazi kuri cyo, kugira ngo akugire icyiza ushaka kuba cyo. Ababyakiye muvuge ngo amen. Bamenye ko ari abapfujyari. Umukwa agize ute? Wamenya ko uri umupfu ntuje kwivuza, wavuga uti ngiye ku bitaro, namenye ko uri umupfu. Baririmbye ari abapfu, bacuranga ari abapfu. Urumva nawe ntiwabatiza umupfu mu mwuka we. Namwe hari abantu murenganya, waje kureba umurambo ngo ngwino ngo usengere ubatizwe, n'abazima batawubatijwe musheri.
mwana we, icyo uri cyo utazi kuri cyo kikubuza kugera ku cyiza ushaka kuba cyo. Uzize ibanga ry'uyu mugome. Uyu wo hejuru ni umugome cyane. Uyu wo hejuru ni umugome, aguhisha icyo uri cyo, akakwita icyo utari cyo. Ayitatu ukabuyarimo ntukureho icyo uzira, ayitanu ukabuyarimo ntukureho icyo uzira, akakiguhisha. Nguwo kanyarira kizabonwa samatare, ubutayu urabwirukana karandi ugahirika amabuye. Waza umukwe yazaza, ikimenyetso cyerekana abantu nk'abo bipfira mu iyarura no mu nsinzi. Ngaho mureke mvuga kandi muraho. Haleluya. Ariko haleluya ntabwo mbumva haleluya. Mwayimpera icyubahiro. Tushobora. Uwitwa Nikodemu yarapfuye atavutse. Yarapfuye atagize ute? Ntabwo mbicuritse niko mbivuze. Mufite abantu bazapfa batavutse, bashaje batavutse. Yaravuze ngo umuntu yabasha kubyagwa ate kandi agize ute? Ntiyarapfuye atavutse. Ntabo muzi niba hari ishano nugupfa utavutse. Ariko uyu munsi hari umwuka uguhishurira icyo uri cyo, ugakuraho icyo uri cyo kibi, ugashiraho icyo uri cyo cyiza, bikuririra bikakubatiza mu mwuka wera. Kanze mbaganiza kandi Mana ya Aburahamu. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero 2:12. Ihute mubyeyi, urwandiko rwa kabiri. Ngewe ndi kugira ngo nkuganize ngo uyu mwanzi aya masengesho amara iminsi 40 batabatijwe, haba hari ibanga ry'ikuzimu ryaje. Umuntu akabicya atazi ko ari cyo, akabigendana iminsi, akabimenya abandi bari kwaruriza umwuka wa kwarura umuborogo. Ariko data bidukize. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero 2:12 hatubwiye ngo iki mushumba? Ariko izo nyamaswa abantu, rekeraho izo nki, ariko wasubiramo izo nki. ariko izo nyamaswa abantu, none ko umaze imyaka myinshi ugenda, numvishe ko wageze mu mahanga. Hari iyo wabonye? Oya, hari iyo wabonye? None Bibiliya irahishuye ngo hariho n'inyamaswa. Ukavukira woga muri lavabo, uri agakobwa keza, ukigira muri garidiye, ukazamuka muri ekodimu, ukibera mu buzima buryoshye, ukagira imyaka 15, ntuzi urushyi nuzi inkoni, ukagira 18, mama wawe ati ndagukunda, 20 ukabugiye gukora ubukwe, ugasezerana imbere ya pastori. Wagera iyo washakiye ugasanga washatse inyamaswa abantu, akagukubitira hareba inzega. Izagakiza zikakuvaho ukasigara uraririmba ngo ngewe naragowe, kandi wararirimbaga ubuntu butangaje. Akaba ariko umenye uwo washatse ko washatse inyamaswa. Ngaho kamvuge nitoze. Hari inyamaswa zavukanye na Yosefu, sizo? Ndabwo zasengaga. Ngaho munsubize, zari zizi ko arizo? Bofu ziramujana ngwino, ziracukura ngo zirenzaho agataka. Baracara abantu, ni inyamaswa zabatizwa mu mwuka wera. Ariko mushumba ko kutaragirira ibihembo, ihangana umbwira. Umuntu usanze mwene se ari kumurenzaho itaka, wagira iki? Wamubatiza mu mwuka wera? Nuko vuga uti abanza gukuraho ibyo. Noneho Imana iravuga iti ubwo muri inyamaswa abantu nzabana na Yosefu gusa, ngendane na Yosefu gusa. Ifata umwuka wose bari kubatizwa, iwucuncumura kuri Yosefu iti wowe bahiga, wowe bagwanya, wowe birukaho, iyakirira utuvuta tw'umwuka wera.
bwira mwicaranye ngo basigara barareba nk'inyamaswa, ntibamenye iyerekwa, ntibamenye ubuhanuzi. Imana idufashe kandi tugerereze ije kwiyicarira bwana wa baba we. None mushumba Bosco ngo dusengere umuntu abatizwe mu mwuka, yaragize inda akayikuramo uruhinja akarutaba, yarangiza ntiyatura akaza hano simba nkana riboko masiya sokiyotiki wera uruwe umwami. Uwo mwuka yamanuka, ntibishoboka kwa bisi bagira ute, ariko mu ijuru hari Imana igukiza iryo zina, ikaguha izina risha, kandi biraba nonaha. Iryo Imana ishimwe, iryo zina wari utazi rirakurwaho n'agafu Imana igiye kujugunyamo, ugataha uri icyaremwe gisha, ibya kera bikaba bigize ute, bishize. Irabishoboye ngo muvuge ngo amen. Ntabwo ndi kubumva, mwihangane. Irabishoboye ngo muvuge ngo amen. Ibyahishuwe 3:9, ibyahishuriwe Yohana. Mumbabarire, nashatse kuvuga ibintu bibiri bituma umuntu atabatizwa mu mwuka we no kutimenya birimo, ariko yamenye icyo azira gikuraho imbaraga z'umwuka zikamanuka. Ntabwo uzize kudasenga, uzize icyo uri cyo utazi kuri cyo, ariko ijuru riragikuraho mu kanya. Hari izina Imana iraguhanaguraho, ifite izina ryiza. Yabwiye Yakobo ngo sinkikwita umuriganya, ahubwo ngo Isirayeli rya zina ribi ndikuyeho, ngo haye izina risha. Ibyahishuwe 3:9 avuze ngo iki mushu? dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani. Ongera ugasubiremo. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo. Irihanganirekeraho. Nje ndanize Bibiliya byinshi, n'utw'umwuka mbwiraga. Isinagogi ni iki? Ihangane Shema, dore sinakubwiye ko nahimbaga ngendeye kuza nkaje iwacu nkavuga ngo ubuzima bwawe burakuru, ngahinduriramo iyi minsi mibi tuzanayisiga. Akavuga ati Munezero azi guhimba na haraka. Isinagogi ni iki? N'urusengero. Isubiramo. Isinagogi ni iki? Isinagogi n'urusengero. Yande. Ariko mwihangane mureba, isinagogi yande waje kubatirizamo mu mwuka wera, y'abambuzi maze mukarenganya n'abakuru b'igihugu. Iyi sinagogi ya Satani niyo wakwigisha ute? Muri mwe ukumuraha hari abari kubona umwuka wera, ariko kubona isinagogi babamo bazahabatizwa ugwa mu macupa na greserine na gikotoro, ariko ntibazabona umwuka wera wiyihesha. Kandi bijya biza, mwihangane ndabivuze ku mugaragaro, je m'appelle Joy, ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Ibintu mu ijuru bari kwita isinagogi ya Satani uzabigiriramwe amahoro. Komeza urugendo ukoma agasimbi yo kajya karamwa. Nge nahishuriwe ko hari n'amadini bita ya Satani, ariyo ko yakavuga ngo agashaka akazina keza, akaba arigo izina ryiza ntiribuza umukobwa kuruha iyo abazimu biwabo batabirukanye. Niyo yaba yita mugeni wa se na se useka amasara agaseseka, ntibituma adahitanwa na nyababyeyi azize karande yiwabo. Hejuru hari Imana yabantumyeho ngo mbere yo kubabatiza irakuraho izina ribiri kuriho, maze guha izina ry'umwuka ryiza. Ayo mavuta azahaze arasanga iryo zina ryiza Imana yaguhaye. Muvuge ngo irabikora nonaha kandi
iri mu kazi ihinduranya amazina ikwaka izina rye. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo we, Yesu atumye kuri Herode yaravuze ngo mugende mubwire nde. Iyo yarazi ko ariyo. Mwigeze mwumva Herode avuga ngo ninje ngunzu? Biro mwicaranye ngo yabimenye Yesu avuze. Yabimenye Yesu agize ute avuze. Ariko Yesu ataravuga. Ndaruhutse. Kandaye. Hano rafresheri mpasengera narahuye n'umuntu watumye mfata izina ritari ryo. Anyongoreye ati dore mva ko nkubwiye. Numvisha abakobwa bavuga ngo uzapfa udashatse. Kuko kwikubita hasi kwawe ngo nta n'uwagusanga ngo batazabasezeranya ugahita wikubita hasi, ariko ntimwabarenganya. Nanje nagiraga igicuri, maze icyo gicuri kinzanira amazina we, kinzanira buraca ntibwira, kinzanira tegera iminsi. Hari umuzimu gukogeraho ukakwandikaho amazina 8, ariko wahura n'umwuka w'Imana ayo yose akayavunja bakavuga ngo ni mwiza arahenda bikarangira ukabubaye icyaremwe gisha. Uyu munsi hari izina data yakugeneye, mushoje igiterane murakira amazina masha atazwi n'umuntu wese keretse uyahawe. Abayakiye bavuge ngo amen. Rambura ukuboko kw'iburyo uvuge ngo nkeneye izina risha, nkeneye izina risha. Komera Yesu mu mashiwo kabya. Amba kadutusi mbirindutse maze ndagenda rafresheri narinzu dukorasi twiriye iwacu ijoro ryahumuye we meze nk'umusiporutifu. Amen amen. Ariko mfite ibaba ry'inyange hano. Umudamu yarambwiye ati rero wa mwana we bija mu by'abapenda utazagwa ruhabwe. Kwa kundi baherutse kukubwira ngo iki kibyimba imisonga izakwica. Ijibumbogo cyangwa kubizenga byiriya muri ndogo bafata agahuka inyamaswa bahuhiremo, ariko agahuka aratwika Imana wagira. Ngaho nawe reba ntibagahuhiye hose, maze iyo myotsi y'injangwe yose ikazamukira mu matako y'umudamu, maze ibikanseri bikaza, maze ugahita ufata irindi zina ry'injangwe kandi wari ufite akandi kazina keza. Ariko data yagize impuhwe aravuga ngo ntarabasezerera mufite iryo zina, araguhindurira izina guhirindi ritazwe n'umuntu. Mwari muri aho mwakiri neza ijambo ry'Imana, mwerekeze imitima hejuru, muri hangana mumvugire ngo amen. Mariko 8:3 tugasoza havuze ngo iki? Mariko 8:8 umurongo wa 33. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 8 umurongo wa 33. Data yakuntumye ariko Yesu aragukiza izina utazi ko ari iryawe, aguha izina ryawe ritazwi n'umuntu wese. Nzabakuramo umutima mubi mbashiremo umutima mwiza, nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye mbaha umutima musha, mbahe n'umwuka musha. Arasoza neza umwana. Soma. Ariko Yesu ahindukiye areba abigishwa be, yego, acyaha Petero aramubwira ati subira inyuma yanjye Satani. Rekera. Subira inyuma yanjye nde? Satani. Acyashe nde? Taho yasengaga, yamenye igihe yabereye shitani. Yarari kumwongorera ngo baragutera amasasu, ngo baragutera amabombe, ngo baragutsinda Yerusalemu, ngo ntuzabaho ngo uzapfa, ngo barakwangaga, ngo n'amaguru barayaca. Ngo ahibirindukiye inyuma aravuga ati nguheruka kuri Petero, none wabaye shitani ryari? Shokora Petero icyo mukundira no mwana mwiza, ngo arapfuka amati mpanagura aho iryo zina ntarigerana mu rugo. Giro mwicaranye ngurikirire hano, ariko murebe mujisho umubwire ngurikirire hano. Ariko umuga y'abantu Petero yarazi ko ariyo, yari icyo atazi ko aricyo. Heravuga
ati ndi Apostle Petro azanyubakaho itorero. Désormais ibyo nzahambira bizaba, ibyo nzahambura bizaba. Ngiro mwicaranye ngo ntiyamenye umunsi yabaye shita, ntiyamenye umunsi yabaye shita. Mubwire ngo ariko Imana ibigarurira hafi, Imana ibigarurira hafi, irahari. Tugize umunsi mwiza wo gukira amazina mabi. Turira fresheri, umwana aransimbukira ati umva iti abafashe hano, afasha aha baramwongorera ngo uri kwica gahunda ati hari igihe abadiyakoni n'abana beza babonaga nyine inzu dukora si dushabutse, ntabwo impigi buzaga kubyina, noneho ntibabyinaga. Ati iki kiraha ni igiki? Indi ni umukaba w'ipanda. Ati niki? Ndi mbo. Ati ndi niba baginyange. Abantu bati tuzi gutumira we ibaba, ariko ndi mundenganye. Umva igituma dukizwa, mwihangane muvuge ngo Yesu ni umunyembabazi. Umva igituma dukizwa. Naragendaga nadirija naja nko mu byo kudirija, ariko icyarenshizeho ni ukwikubita hasi kwinshi, maze bakavuga abaririmbye n'abana beza bakongorera bagakora inama, bakagira ngo nta muntu uzambwira, bakavuga ngo muzamubwire afate ikiruhuko amanze yivuze, ngo iyo yukubise hasi bitukishaga korariya. Naho nje bagira ngo barankunze, naho babuze iyo banshira. Mbonye rero uwo muntu wasohotse akangirira inama, ngira ndiri babanda ni ugupfa no gupfa, kandi ahubwo rizana n'ibyo mu nyange bitambagaho biba byinshi. Iryo baba rifasha rijana muziko bararitwika, bazana ivu rimeze guca, baravuga ngo ntuzigera wongera kwikubita hasi, ngo ubaye mutaraga kugeza igihe. Mwe muretse kuva ubwo mba numva mfite ibintu by'amakime imen espirituel. Mba ubu nabyutse saa 9 ngenda isaha n'igice numva ntananiwe, n'imvura iri kugwa, kandi singira ibiryo nanikwa, singira ibiki, singira amavunane. Yankijije izina ry'igicuri. Ndavuga inti kuva ubwo nashatse kubibabwira, kuva ubwo ndavuga inti wa mukobwa we nubwo utari pasitori sindagukunda, ariko nzakunda idini ryanyu. Nzagira ute iryo zina riraha. Kankubwira ukuntu umwuka yanunyunamuyeho abajura. Iyo muwuzuye ndi mu Gatenga, abana barambanurira ngo umva uko ivuganye nawe, ngo igukijije abajura. Ndara mu Gatenga hitwa kwa Mama Rore, maze bigeze nijoro abajura babiri baza mu kwanje mu birayi bararaha, baza bataziranye, bahuriramo. Ndi kuvuga umwuka, nje mfite icyatumye nkunda umwuka, ntabwo ari uko umunyigisha n'imirimo nabonye. Niyo wamutukute ndamwemera, ntibasengera, ariko mbonye ari kugenda n'amaguru namugurira ka kofi. Nimubishobora muvuge ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri twe. Umurimo wa mbere Imana irakora ni ukuguhanaguraho izina utazi ko ari ibyawe, ikaguha izina risha, ibindi bizizana, amavuta azakurikira iryo zina. Umva nkubwire, nimero z'umudamu wanje ni 781464747. Usohoka mu telefone ngo vuga Imana yabafatiye ibisabo. Bibiri bifataniramo kuko umwuka yuzuye. Kimwe kigira ngo ninje, ikindi kiti barinda babisangamo biri gukirana ngo ndekura munezero ndi mu Gatenga. Shevere y'abari buretse oya buretse gabanya kwitorero dufite muri ADPR tugira itorero ryitwa Gahungeri.
niho ntuye. Rivuka he? Ku gikorwa cy'umwuka kimwe cyabaye mu cyumba nari inyoboye. Umuntu arishushanya guca araza arasenga, yirinaga hirya areba imashini doda yaje, arayiba arayija. Venansia irindi ni Teripoli, ubu yarashatse, ashaka afite 56, asengera igahungera, n'ubu aracahari. Mwabaza umuvugizi arebye mu mazina yamubonamo. Aravuga ati nanza agasuzuguro k'abadayimoni, kadusenga twumva aho iyi mashini yagiye. Apfukamye ati mwumva uko ivuganye nawe. Ati kijanye nsaba Imana. Bwira mwicaranye ngo imirimo y'umwuka ituma bakunda umwuka. Naho ubwo Imana yari yapanze kunshaha abajura. Turagenda tugeze wati zana imashini idodiriyana. Simon ati murampe ijana nimutayibona. Venansiyo tumvuka ivuganye nawe. Ati reba ku musego. Biro mwisharanye ngo umwuka kubita naza azatsinda. Saba Imana ati kandebe ko gihari. Kandebe ko kigize ute. Abarakizanya ati mwende mu gishikiri ndi uramba ay'abantu natereje. Venansiyo ati irambwiye ngo nturihishe, si wewe ugifashe, gifashwe n'umwuka. Turataha. Mbifurije umwuka. Mbifurije umwuka. Narindirije agakorari habaronshi ya Jehova Yire. Bararocinga hara ku Gisozi. Igihe mbyutse umwuka arambwira ngo urarara ubaye pasitor. Ngo ndarara mbaye pasitor. Sindi na diakoni, umuntu w'umudirije. Ndavuga nteme uyu waravangiwe nuko nyikundira. Ndabo pasitor bwazana kuba. Ndahagera. Dusoma ijambo. Hari abari bahari rivuga ngo igitovu cy'Ilebanoni kibwira umwerezi ngo nshingira umukobwa ngo maze mu gitondo intarira gikanaye. Mbwira batoma n'abandi ndi hari ibyo yakandagiye ngo mwicare kwizi ntebe. Aranyongorera tukorera ndiriya muri Nyabihu. Ati babwire se tazagusengere wavamwe umugabo. Indi ntaho niza tuzabimenyeramo. Nawe wari uri ku ngoma kandi ndataha. Ndi kuvuga umwuka wimika. Mwarakoze kungirira icyizere akagasura. Ndataha nja guca imihembezo y'ibishimbo ndimo. Witwa Ndizeye Sharon telefone atiza n'ibyangombwa byawe. Sinagize ndiko nawe nato. Igihugu cyakugiriye icyizere. Abo mu Gakinjiro baraje baransengera. Sinzi uko bakora igaburo, sinzi uko babigenzaga. Abanyeshari nk'ababazi ntibabigenzaga gute bakanga kumbwira. kugira ngo mbiyobekwe. Bwira mwicaranye ngo uwo mwuka naza. Nibyo batakubwiye azabikubwira. Haguruka utera haleluya. Uwo mwuka naza. Muvuge ngo aze. Agira ute? Uwo mwuka naza azabigisha. Ndabantu turi kumwe ngo bavuge ngo Imana iduhe izina risha ritazwi keretse urihawe. Ngaho ngwino nsoze nkubwira uko Elisa yabigenje. Ngwino afata si wowe ndi waruha. Tubaga muri Jehova Yire nihajya nabukuwe. Barantumira bareka abandi. Reba nawe uku n'inyange zo muri Jehova Yire akaba ari nje bareba mu gihugu. Iyo umwuka arabizana n'igikeri cyakugenda imbere ugatsinda. Giro mwicaranye ngo apfa kuba ari umwuka. Apfa kuba ari iki? Mvuga umwuka n'amafaranga. Petero abuze imisoro. Abuze umusoro umwuka atinda kwishurira.
ati suranyishuye, ati genda urobe ifi, uramanza kuroba uyasamure, ifite 10,000. Petero atari komenya n'ivangirwa ririho, isamaki ba mu mazi, iyo note yarayijunditse ntina iro mwicaranye ngo iyo umwuka yaje ntibitoha, iyo umwuka yaje ntibitoha, n'ibyawe ntibitoha. Bazanyura mu mazi ntagira uti, nibaca mu muriro reka mvuga umwuka n'ubukwe. Mfite umudamu witwa Vestine, yakirijwe mu cyumba yaje gusenga, ari umukatolika, amavuta aramanuka, yazanye ishapure. Vestine wanje ninje wamubwiye agakiza, arakiza. Ndamubwiraga ndigabanya karindi, wabatijwe wambereye umushitsi. Acagagura mindi midara arabijugunya. Ndamubaza ndi wakiye, ndati nakiye Yesu n'umukiza, hari ibyo mbonye. Iro mwicaranye ngo none niwe tubanaga. Habaga igihe nketse indi mpamvu duhuza, nuko yenze ku mavuta ndiho akayamushiraho, bigahawaniramo nka leta y'ubumwe. Ari wowe wakanga umwuka. Elisa aramubwira ati none iri zina ry'uburozi rirakuvaho gute? Uwo muhungu aravuga ati urinkuyeho nzaba umurokore uteye ubwoba. Baramubwira ati zana agafu hano. Abantu bati komeza umwegera aragutega ibihato. Baramubwira ati zana agafu, akajugunya amati ngaho ja kwarura. Umugabo ati muri kumberaho muri Hoziyana, nimuhere kuri Sipiriye wa hano, kuki muri kumberaho? Ni habanza bahano. Uwa mbere akozemo biraryoha, uwa kabiri akozemo biraryoha, uwa gatatu akozemo biraryoha, uwa kane akozemo bati bari kukubeshera, ndahuri umurozi none buganye. Ngo barebye basanga nta kibi kiri mu nkono, kuko Uwiteka ahumanuye amukuraho izina ry'uburozi. Dukeneye abahanuzi badukuraho izina ribi, aho kwamamaza ibyawe ahubwo akabigukuraho. Unika umutwe wawe dusenga Imana, genda wiyicarire. Unika umutwe wawe duhamagara Imana. Urakoze mwana, urakoze gitare, urakoze gitangaza. Buretse kundeba, Data yemereye abantu bagera muri 80 kubakuraho izina ribi. Arabemere ratakedobe kwisaha, arebye iminsi umaze urase, iryo zina rikuriho, ukibuta bishaka, ugasoma nutabishaka, ugasamba nutabishaka, bakagukaba kabutabishaka, ugasambanira ku matelefone, ugakora ibyaha bitari kumwe, bikagusanga muri korali, bikagusanga muri kidiyakoni. Data atangaje gukira, kugukuraho izina ribi, kandi akagukiza n'akarande, insinzi zawe zikagaragara. Uri mafika edayi, izina ribi rikakuvaho. Unika umutwe wawe. Nefariasi wabikoze badahari, Imana ikwita irindi zina, ntibari bazi ko rikuriho, ariko rikuvuyeho. Ubyiyumviseho, utarakizwa, n'uwaguye, n'uwabatijwe akagwa, n'utarabatizwa mu mazi menshi, bahagarara aho bari, hari izina Data bahanaguye. Guhaguruka kwawe ni inkunga ikomeye. Hagarara dusenga Imana. Hagarara aho uri urakoze cyane. Nawe urakoze cyane, nawe urakoze cyane. Abandi mwunika imitwe yanyu, hari icyo Data ari gukora. Imana iri mu kazi. Nawe haguruka, hari icyo uri kwiyumvaho. Nawe haguruka, Data aragukije. Nawe Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha. N'abantu bagera kuri 80 Imana ihaye promosiyo zo gukira izina ribi. Desha abanyamwuka musenge. Nawe haguruka, rwana iyo ntambara. Nawe haguruka, urakoze mwa. Nawe haguruka, utahanyize. Nawe haguruka, n'abantu bagera muri 80. Nawe haguruka, urakoze cyane. Nawe haguruka, ayiga gitarewe, urakoze. Ubyiyumvisemo haguruke, utarumva ijwi rimubwira ngo haguruka ntahaguruke, kuko ubwo si w'Imana. Ab'Imana yatoranije barumva ijwi ribabwira ngo haguruka ukizira izina ribi. Nawe haguruka, nawe urakoze cyane.
nawe urakoze cyane kandi aya mahirwe ntaguciye y'abantu myongo murayasoza iri kubaha amazina mashi atazwi haguruka ufata izina rishare sezera ku zina ribi sezera ku zina ry'inyatsi n'imyako n'imikaziro sezera ku zina ridatuma utsinda sezera ku zina urakoze nawe urakoze Hoziya nasengera mu mutima hari icyo hari operasiyo y'Imana n'abantu bagera kuri 80 Imana yemereye izina risha iribahanaguye irishaje izanye izina risha baze barihuta bapfukame hano imbere baze barihuta bapfukame hano imbere ufite isoni ntaza arabatariwe uri waraza ariruka murebe ko ari 80 bakiye Yesu ngo lesika de bo haguruka nawe utambukire muri mupfukama habashumba baze kubaha mushumba Imana itanze promotion y'abantu ihaye amazina mashi wari umuriganya ariko utasha utari umuriganya utahanye izina haguruka nawe utahanye izina haguruka nawe mada utahanye izina mutambuke mwegere hejuru udafite lesifa no hanze hari abandi data yemeye imbabazi akuyeho icyakugiza umujura akuyeho icyakugiza umusamba akukuyeho icyaguhaye izina ribi urakoze kuje na Meriasika hari abantu 30 bananiwe gucika shitani hari nawe haguruka hari ijwi uri kumva ngo haguruka urabugize neza cyane ihangana uze na ninginga umushumba ahamagara Imana kubwaba bantu mwegere hino ndasaba muzeherenza azafate mikrofone ahamagara Imana mwakomera Yesu mu mashikando ukoze ibi bintu arakoze cyane arakara reseme fika de boriasia katumwinginga senga Imana duhaguruke twese. Mana turagushimiye uyu mugoroba utugeneye nyaguhora ku ngoma kugira ngo twakire ijambo nk'iri ngiri rigeze ku bantu bawe abagaragu bawe abaja bawe bararyakiriye nyakubahwa bumvise ijwi ryawe baraje nyaguhoraho bapfukamye imbere y'amaso yawe kugira ngo bavaneho izina ribi bavaneho izina ribi ubaha izina ryiza izina riguhesha icyubahiro nyaguhora ku ngoma ubavaneho izina ribi ubaha izina ryiza izina riguhamya rivuga imirimo wakoze rivuga ibyo wakoze bahindurira amateka bahindura amateka mana bahindura amateka mu miryango yabo ubahindura amateka mu mirimo bakora ubahindura amateka mu mibereho yabo bagira izina rishya mukiza wacu mwiza ubwiza bwawe bube kuri bo bakwakire nyaguhora ku ngoma ugume muri bo ugendane nabo umwuka wabayobore umwuka wabagira inama umwuka wabigishe Mana turagushimiye urakoze Yesu urakoze kuragira imbabazi urakoze kubijeje urakoze nyaguhora ku ngoma kuhereye none batahanye izina rishya bazarigendana none no kugeza iteka ryose urakoze kubyemeye n'uhabwa icyubahiro urabikwiriye kuko imirimo ukora iratangaje urakoze Yesu kubikoze tubisenze mu izina rya Yesu. Reka umushumba bagira inama reka umushumba bagira inama muhagaza muhagarara aho ngaho muhaguruke defika ariko mwabatunga ibiganza ngo Imana ibahe izina rishadi mubibatureho ngo tubatuyeho izina risha hanyuma bakomeye banze guhaguruka basanga Yesu ni mugoroba nimuhagarare murambura ikiganza cyanyu cy'iburyo yego nimurebe itorero lefari ya pikadega muvuge muti mwegere hino mumanuke mwegere hasi ntacyo mwegere hino ntamazi y'Imana ariko buriya ndi nkahoziyana nakomera n'Imana mu mashikuko Imana ikora imirimo n'ibitaro muyivugiriza impundu ntakitwaye irakoze irakara loshari mafika debo yego uko vuga musubiremo yego turihanye
ntago tuzasubira gukora ibyaha, twakiriye izina rishya, ntago tuzarireka, ntago tuzahinduka, tuzahora twubaha Imana none no kugeza iteka ryose. Imana ibidufashemo. Mwihangane muhaguruke mwese noneho dusenga Imana. Imana yacu ibafashe mu izina rya Yesu. Hari icyifuzo ngiye gusengera no kugira ngo Uwiteka ahumanura ibyacu tutazi igihe byahumaniye. Aya turi gusenga agere ni muhira, agere no ku bana bawe. Ibintu utazi igihe byahumaniye, Imana ibihumanure mu izina rya Yesu. Ntabwo mbumva muvuge ngo amen. Ntabwo mbumva muvuge ngo amen. No ku bana bari ku ishuri ijugunye y'agafu, no muri botike yawe ijugunye y'agafu, no ku marembo yawe ijugunye y'agafu, no kuwo mwashakanye ijugunye y'agafu, no mu kazi ukora ijugunye y'agafu. Ibintu utazi igihe byahumanuye bihumanuke mu izina rya nde? Mana ya Aburahamu. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi. Niba dukurikiye inzira y'amasengesho mbere yuko dutaha setifaki ya doshe, dutumye umwuka agera aho tutagera, umwuka agere ku bacu, umwuka agere ku bitaro, umwuka agere muri Faisal, umwuka agere ku mipaka y'igihugu, umwuka agere mu mahanga, umwuka agere ku byacu byahumanye, agera aho byapfiriye. Tugutumye aho byapfiriye, tugutumye aho byanukiye, babishizemo tutabizi, babiroshemo tutabizi, babicekeyemo tutabizi, babicekera muri visa ntiyakora, babicekera muri pasiporo ntiyakora, babicekera mu maguru ntiyakora, babicekera mu mbafu ntizakora, babicekera mu nda ntitwaheka, babicekera ku mugongo ntitwashira umugongo, babicekera mu mafaranga ntitwayibona. Inyatsi ziratwuzura, ariko ushogeje igiterane uvuga ngo ujugunya agafu aho bajugunya uburozi, uhajugunya agafu, utahasanze nta kibi kirimo. Zenefaki ya doshe lesika de goria karameka. Ndakumva uriya mukobwa asange nta kibi kirimo, uriya musore asange nta kibi kiriye, uriya mumama asange nta kibi kiriye, abashumba basange nta kibi kiriye, nanje nsange nta kibi kiriye. Tenda majabu, tegeka Hoziya nisange nta kibi kiriye, urwihuse basanga ari nta rurimo, impanuka basanga ari nta zirimo, ibihato basanga ari nta birimo, amahembe basange nta yarimo, pornography basange nta zirimo, ibinyendaro basange nta birimo. U Rwanda rugire amahoro. Dusengeye igihugu, umarayika Yesu umurinzi agitunganye. Ngukomeye mu mashi kuko hari ibyo ukoze mu izina ryawe Yesu. Urakoze. Amen. Ngaho mwicare mugubwe neza. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Defika debori yasika. Ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Ariko narimba kunze muvuge ngo amen. Aho akekaga ko birura usange nta kibikiri. Uwacu yatwigishije ngo umwuka wera tuma turyoha. Aho wageraga bikanuka, nuhagera bihumure. Hanyuma rero Eliyaje 3:9 atanga inzira. Uwo baparitse hamwe ashaka gutaha, naho nje ntayongira. Ni Kigali coach iratanga inzira. Murakoze. Imana ibahereza umugisha. Ariko mbonye nyigize yego. Eliyaje 3:9 kamvuge ibyo nshoboye. 396. Irembo ryera TV, Irembo ryera. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV, Irembo
Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Irembo Ryera